barezwe niyo mashereka bonse ntushobora kugira ngo ufate umwana w'imbwa umuhindure umwana w'inka bamaze imyaka 100 ari imbwa byo ndabivuga simbitinya murabyumva iyo umuntu wamuhaye ubutegetsi umubirya gaha umutegetsi umuteruzi w'ikibindi w'umugaragu akamugira umuntu resulta niziriye bivuga ko ubwo Ngirente yabyaye abana b'imbwa ni imbwa akabyara abana b'imbwa mwana reka mubure bino bintu none gusa n'uyu nguyu uri mu Buholandi na Ivode zose n'imbwa zirahunga muri FPR niko bivuga ngo abana b'imbwa ngo murumva mwa abana b'imbwa mwe muri aho ngaho muri kubareba ndikura mugene mugire bene wanyu bivuze ko kuva kuri Ngirente intore harimo abana b'imbwa hakaba n'abana b'abantu sicyo bivuze n'ubwo yabimekinze kiriya yabivuze rwose yavuze ko uwitwa umuntu wese ni imbwa bose n'imbwa n'abagaragu ngo bahatswe imyaka 400 ngo n'abateruzi b'ibibindi ugafata umuteruzi w'ikibindi ukamugira umuntu abantu batazi kuyobora ntacyo atavuze rwose ariko uriya mugore n'uriya apana BBC wa Radio Rwanda abo bafite ingengabitekerezo bafite amatwara yo gusenya community y'abanyarwanda completely niko barezwe